Ndagushuje wowe ukurikiye Storm 360 niho umenyera amakuru yose ajyanye n'imyidagaduro kabisa mu nguni zose z'imyidagaduro tugera kugira ngo tubashe kuba tuguhereza amakuru yose agezweho. Hanyuma rero how are you doing? Mezute ndizera ko uri amahoro cyane, ndizera ko umeze neza wowe udukurikiye uri ahantu hatandukanye. Ndabizi abanyarwanda mudukunda muri benshi kabisa, ndetse n'abarundi abantu muri mu nce zitandukanye z'isi mwese mudukurikiye. Reka tubusuze cyane kazo twifuriza kugira amahoro y'Imana kubeza kugira ibihe byiza muri kwezi kwa kane kabisa, n'ubundi turi kugenda twegereza umusozo right. Hanyuma nk'ibisanzwe rero ni Shema Ime Pacifique, murabizi ko mabazana n'ubundi bakuru ajyanye n'imyidagaduro, tugenda twiganira tureba tuti ese ibintu bimeze bite n'ubundi muri iyi myidagaduro, cyane ko ari field cyangwa se category kunzwe n'abantu benshi cyane. Hanyuma ushobora kwibaza uti uyu munsi tugiye kuganira kuki? Rwango uyu munsi ngira ngo murabizi ko mu minsi ishize ngira ngo hashize amezi agera kuri 3 kubera ko yayisohoye ku tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu gitaramo cyise cyiswe The New Groove. Iyi ndirimbo yitwa Pom Pom, ndavuga Bruce Melody. Ni indirimbo yahuriwemo n'abagabo bagera kuri batatu, barimo witwa Diamond Platnumz, barimo witwa Black Joel n'umunyanigeria, ndetse nawe ubwe witwa n'ubundi Bruce Melody. Hanyuma iyi ndirimbo isohoka abantu twari twiteze ko igiye kujya viral than ever, cyangwa se ugereranyije n'izindi ndirimbo zagiye zisohoka cyangwa se z'uyu mugabo, kubera ko yari ayihurijemo abagabo batatu baturutse mu bice bitandukanye. Ndavuga Black Joel uri muri Nigeria, ndetse na Diamond Platnumz ufite abafana benshi cyane kugeza uyu munsi, ukunzwe cyane muri East Africa ndetse no ku isi muri rusange, kubera ko imibare irabigaragaza kuri social media zize nko kuri Instagram kurikirwa na miliyoni 18, mu gihe mu Banyarwanda bose tuzi ntawe urazigira. Twari tuzi ko ari indirimbo igiye kujya viral. Hanyuma kugeza uyu munsi rero twaratugwe cyane kubera ko indirimbo kugeza uyu munsi imaze amezi agera kuri 3. Hanyuma iyi ndirimbo imaze kurebwa na miliyoni 8 gusa. Hanyuma ntabwo nshaka ko icyo aricyo tuvugaho, nubwo indirimbo turi buze kuba tuyigarukaho cyane. Nuvuga ngo uwitwa Diamond Platnumz amaze ibyumweru 3 ashyize hanze indirimbo yise I'm happy, sibyo? Hanyuma indirimbo yashyize hanze yitwa Happy, witwa Diamond Platnumz yayikoze wenyine, imaze ibyumweru 3 hanze. Iyi ndirimbo imaze kurebwa na miliyoni 11, sibyo? Hanyuma indirimbo yakoranye na Bruce Melody akayoramo na Black Joel from Nigeria imaze kurebwa na miliyoni 8 gusa. Ikibazo mbaza cyangwa se icyo tugiye kwibaza uyu munsi, iyi ndirimbo yitwa I'm happy cyangwa se Happy ya Diamond Platnumz yaba irusha ubwiza indirimbo yitwa Pom Pom ya Bruce Melody ndetse n'uwitwa Black Joel ndetse na Diamond Platnumz? Hanyuma turavuga ku kintu kimwe gusa cyanagiye kivugwa mu minsi yashize, ubwo uwitwa Bruce Melody yari gukora promotion y'indirimbo yitwa Pom Pom, akazenguruka mu bihugu bitandukanye birimo Kenya, birimo Uganda, birimo na Tanzania. Hanyuma akajya kandi no muri Europe yari gukora no promotion y'indirimbo. Bakavuga ngo uwitwa Diamond Platnumz yanze kuba yafasha Bruce Melody muri promotion y'indirimbo, bakavuga ko no mu gihe yari mu gihugu cya Tanzania, bwo ndavuga Bruce Melody, uwitwa Diamond Platnumz yamwihishe cyane ko mwanabonye amashusho aba bombi mu gihe bahuye ngira ngo unconditional cyangwa se bitateganyijwe, kubera ko ngira ngo amashusho yagaragaye bahuriye ahantu mu muhanda, hanyuma bavugana igihe gito, bishatse kuvuga ko n'ubundi byano bari kuvuga byari bifite ikigero by'uko uwitwa Diamond Platnumz ashobora kuba adashaka kuba yagira gute yakora promotion y'indirimbo yitwa Pom Pom. Ni ibyo tugiye kwinjiramo uyu munsi tukabivuga, hanyuma tukabihuza n'indirimbo uwitwa Diamond Platnumz yakoranye na mugenzi wa Bruce Melody, ndavuga The Band, yitwa Why, imaze imyaka igera kuri 4, imaze kugerebwa na miliyoni 28. Hanyuma turibuze kwigira muri dosiye y'indirimbo yitwa Pom Pom, turebe tuti ese ubundi bimeze biti. Indirimbo niyo nziza ko cyangwa se yaba ariyo nziza kurusha indirimbo yitwa Pom Pom n'akayabo cyangwa se akavagari k'amafaranga yashowe nk'uko byagiye bitangazwa n'abarebera inyungu z'uwitwa Bruce Melody. Hanyuma rero ngo ikaze wowe udukurikiye kandi kuri subscribe kugira ngo tubane, kandi ukomeze udukurikiye kugira ngo byose bize kugenda neza cyane kabisa. Niba arugame tubanye kabisa, twandikiye muri comment uti kabisa turabanye cyane kabisa. Hanyuma
abantu baravuze bati iyi ndirimbo ayisohoye mu gitaramo cya The Ben kirimo abantu barenga ibihumbi 10 muri BK Arena. Hanyuma akavuga bati abantu bagiye guhita bagira gute amatsiko yo kujya kuyireba kugira ngo barebe ibyo hanyuma itizamura imibare vuba. Bagabo bati ni strategy ikomeye cyane yitwa Bruce Melody akoresheje. Hanyuma ku rundi ruhande abandi bakavuga bati ntago yaragakwiye kwisora muri iki gitaramo cyitwa The New Group kubera ko kiri gukurikirwa n'abantu benshi cyane. Bakavuga ati right now abantu bagera ku 10,000 barayibonye. Goshatse kuvuga ko ntago bari bwongeye kugira inyota yo ko bagira gute basubira kuri YouTube cyangwa se kuri zindi streaming platforms zicuruza imiziki kugira ngo bakumva indirimbo kubera ko bayibonye. Hanyuma abantu bagenda bayishyiraho cyangwa se batangaho ibitekerezo bitandukanye. Hanyuma imaze gusohoka abantu bararebye ngira ngo mu gihe gito igira abayikurikira cyangwa se abayirebye bagenda bihuta cyane gukora ko yese n'ubundi already atangira promotion y'indirimbo. Ngira ngo niba ntibeshye mu gihugu cya Kenya aragenda turabona ko imibare kuzamuka. Hanyuma ahita ajya muri Tanzania. Hanyuma imibare turabona ko ikomeje kuzamuka. Hanyuma ahita ajya kabisa muri Uganda nabwo imibare turabona ko iri kuzamuka. Bigaragara ko n'ubundi ni indirimbo yashyizeho agatuza ayishyiramo imbaraga nyinshi cyane kubera ko turabizi ko n'ubundi ni umukozi asanzwe ibintu abikora nyine professional kubera ko ni umuhanzi nyine ugaragaza cyangwa se ufite spirit yo gukora cyane muri we. Hanyuma ayikora promotion. Hanyuma ndashaka ko muza kumbwira mujye kuri YouTube mushaka indirimbo yitwa hafi y'umuhanzi witwa Platnumz muyumve neza kandi murebe niyitwa Pom Pom ya Platnumz Bruce Melody na Blanjo nayo muyumve and then muze mumbwire muti ese mu byukuri iyi ndirimbo yitwa Pom Pom ni indirimbo yitwa hafi niye nziza sibyo. Hanyuma ducima donc nuvuga ngo mu byukuri indirimbo yitwa Pom Pom sibyo imaze amezi 3 yahuremo n'abagabo 3 byakabaye biba ngombwa ko cyangwa se byakabaye ari ikintu cyiza cyo gutuma cyangwa se ari indi factor ishobora gutuma indirimbo irebwa cyane kubera ko yahuriyemo na Diamond Platnumz atuka muri Tanzania. Turabizi Tanzania tuwe n'abantu benshi cyane kandi ikindi Tanzania baraduse mu muziki bafite abantu benshi bakunda umuziki bikongerwa cyangwa se hakiyongeraho ko yuko n'ubundi witwa Diamond Platnumz afite abakunzi benshi cyane not only muri Tanzania kubera ko East Africa yose baramukunda cyane. Abantu tukavuga tuti abakunzi be bose cyangwa se abafana be bose bagiye guhita baza gustreaminga cyangwa se guconsuminga indirimbo ya Bruce Melody sibyo. Hanyuma hakiyongeraho uwitwa Blanjo igihugu cya Nigeria turabizi urwego kize mu muziki sibyo. Gifite abahanzi bakomeye cyane bakomeye hano ku isi not only muri Afrika ahubwo ku isi yose bitwa ba Ruga ba Banabo ndetse n'abandi. Kikaba ari igihugu gikomeye cyane muri showbiz hano cyangwa se muziki by'umwihariko muri Afrika sibyo. Tukavuga tuti abakunzi b'uyu nguyu yitwa Blanjo ndetse n'ubundi n'abakunzi b'umuziki muri rusange muri Nigeria bazahita baza kumva indirimbo. Bikaba ari byo tuvuga cyangwa duprefer cyangwa se twibaza twebwe nk'abakunzi cyangwa se nk'abarebera umuziki ku ruhande sibyo. Hanyuma bigenze gutyo cyangwa se maze kugenda gutyo indirimbo yaraje ibaho ngaho kwezi kwa mbere kurashira imibare irazamuka mu kwezi kwa kabiri abantu bakomeza kugenda bagabanukaho kwiyongera meme no mu kwezi kwa gatatu kunguko turimo kw'indirimbo hafi amezi 4 imaze kurigana miliyoni 8 gusa nkuko muri kugenda mubibona kabisa hano kuri YouTube sibyo. Hanyuma donc ngira ngo turanabizi ko n'ubundi promotion y'indirimbo ikozwe neza igira gute nta kabuza indirimbo irarebwa. Iyo uwitwa Bruce Melody ariko already Bruce Melody we yarabikoze yashyizeho imbaraga zose zishoboka kubera ko yakora promotion yagiye ni Burayi and then aracyanakomeje afite na tour afite nibyo afite na tour zanzenguka igihugu azakora muri isama y'umwaka hano mu Rwanda azakomeza promoting ariko aho indirimbo igeze ubu ngubu ntago yakaba ifite miliyoni 8 gusa. Hanyuma Bruce nandi kuvuga ku kintu cya promotion nuvuga ngo indirimbo ikoreye promotion bihagije ibasha kuba yagira gute yajya viral. Nandi kuvuga ni iyo uwitwa Diamond Platnumz na audience ye abasha kuba yagiye gutayikora promotion nk'iyo Bruce Melody yakoze. Right now indirimbo ibigeze kure cyane ntago byari gushobora ko iyi ndirimbo ibi itamaze kugira gute kurebwa n'abarenga miliyoni byibura 20 sibyo.
hanyuma ndetse n'uwitwa Brown Joy nawe akayishyiramo imbaraga, indirimbo imaze kugera kure, sibyo? Hanyuma urebe indirimbo imaze ibyumweru bitatu ya Platnumz yamaze gushyira kuri YouTube, imaze kurebwa na miliyoni zigera kuri 11 hafi 12 mu byumweru bitatu gusa, nta n'ukwezi, sibyo? Imaze kurusha iya Bruce Melody na Brown Joy n'abandi n'ubundi batatu, sibyo? Imaze kugira iyo mibare, sibyo? Urebe promotion ari kuyikorera and then uribuze guhita umbwira uvuga ngo if aza kuba yarayikoreye promotion bihagije, n'ubundi indirimbo imaze kugira gute, imaze kujya viral nkuko n'ubundi twatubyiteze, sibyo? Hanyuma rero ngira ngo abantu bagiye banavuga ko uyu witwa Platnumz n'ubundi donc yahaye korabo witwa Bruce Melody bisa nko kwikiza cyangwa se akurikiye inyungu ze gusa, sibyo? Abantu bakavuga bati iyaba amuhaye amuhaye korabo nk'iriya birimo n'urukundo, indirimbo bigeze kure, sibyo? Bakavuga bati ko twabonye akorana indirimbo yitwa Wine witwa The Ben, tukajya tubona bahorana cyangwa se bakorana ama challenges, bakayikora promotion n'ibiki bikagenda neza cyane. Indirimbo yitwa Wine ikabaka miliyoni hafi ya kuri 30, nubwo nayo itageze ku rwego rushimishije kubera ko izi miliyoni 30 ni nkeya akurikije n'imbaraga z'abagabo, kubera ko nese niba witwa Vestina Dorcas bakora indirimbo bakayita wenda yebo, sibyo? Iyi ndirimbo ntibayishoyemo amafaranga menshi nk'abarashoye muri izi ndirimbo, sibyo? Ari abana bakizamuka mu muziki, uko uyu munsi kaba irengeje miliyoni zirenga 36, sibyo? Ikaba nta myaka 2 iramara. Hanyuma indirimbo ya Platnumz na The Ben ikaba imaze imyaka 4, ikamaze kurebwa na 28, sibyo? Ibi ngibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko n'ubundi abagabo baramutse bashyizemo imbaraga n'ubundi indirimbo zarebwa. Hanyuma uwitwa Bruce Melody kabisa bikavuga ko n'ubundi iyi ndirimbo yitwa Pom Pom itakore promotion nkuko byari byitezwe, ubwo ndavuga witwa Brown Joy witwa Diamond specifically, kubera ko bivuga ko yanze kuyikorera promotion. Bikavuga ko kandi Diamond Platnumz ndetse n'uwitwa Bruce atari inshuti cyane ugeneje nuko ari inshuti na The Ben, ubwo ndavuga Diamond, sibyo? Kubera ko ngira ngo niyo mwana nabibonye mu minsi ishize, ngira ngo nibwo byatangazwaga ko bafitanye igitaramo kizaba mu kwezi kwa gatandatu cyo muri Comedy Store, aho bazahora n'ubundi ndavuga Bruce ntabwo ari Bruce ahubwo ni The Ben ndetse n'uwitwa Diamond Platnumz banakoranye n'ibindi bitaramo bitandukanye birimo nk'ikitwa Cafe Marathon ndetse bitandukanye. Bakavuga ko uwitwa The Ben ndetse na Diamond ari inshuti cyane kurusha uko uwitwa Bruce na Diamond ari inshuti. Hanyuma ntabwo nshaka ko dukora ikiganiro kirekire uyu munsi, ahubwo icyo twashaka kwibaza ni ukuvuga ngo mu by'ukuri indirimbo yitwa Pom Pom, sibyo? Ni indirimbo yitwa I'm Happy ya Diamond, mugende muzumve hanyuma mugaruke mume comment, sibyo? Mumbwire muti ese niyihe nziza. Hanyuma ikindi kibazo mbaza munsubize muri comment, ese mubona ari iki cyatumye indirimbo yitwa Pom Pom itagira cyangwa se itagira myinshi uyu munsi cyangwa se itarebwa cyane? Ese mubona indirimbo yitwa Happy ya Diamond irayirusha ubwiza cyangwa se donc amafaranga mubona ashobora kuba yarashowemo yaba yarashowe muri Pom Pom? Nicyo kibazo mbaza. Hanyuma ukanda kuri subscription yawe irakeneye hano kugira ngo byose bigende fresh sana. Hanyuma kandi no kuri like niba bakunze iyi video, dukoresha mu Pacifique. Iyi ni top 60 ndagufana cyane kabisa. Komeza kugira ibihe byiza. Asante.